Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze nshuti mwese mukomeje gukurikira ibiganiro nkomeza kugenda mbategurira umunsi ku munsi kuri Bunani Happy TV. Nizere ko rero mumeze neza cyane, nizere ko umunsi wagenze neza, nizere ko akazi kagenze neza kuba gafite, nanihanganisha namwe mudafite akazi muri iyi minsi, ariko iminsi irasa ariko ntabwo ari imwe. Nejo bundi bizacamo namwe ibintu bigende neza cyane. Wowe uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wowe uri muri Afrika, wowe uri mu Burayi, wowe uri muri Aziya, aho uri hose ndagusuhuje kandi nkomeza no kugushimira kuba ufata umwanya ugakurikira ibiganiro ngutegurira, mboneraho no gushimira abakomeje kudukurikira, abakomeje gukora subscribe. Ubu tuvugana mu kanya gashize tugeze kuri 920 mu gihe cy'ukwezi gusa. Ni byiza, nizere ko ubu ngubu kabisa uyu munsi turara twujuje igihumbi, ndetse ku kwezi kukazarangira byibura tugeze hafi mu 5000. Why not? Birashoboka cyane. Mbashimira rero by'umwihariko kandi bikuye ku mutima. Uyu munsi rero abareyo murahari, muriteguye. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'abafana b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda ndetse no hanze. By'umwihariko muri Rayon Sport rero hari amakuru mashya muri Rayon Sport. Ikipe ifite abafana benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi ikipe ifite inyota y'igikombe cya shampiyona, dore ko iheruka igikombe cya shampiyona muri sezo ya 2018-2019 nibwo Rayon Sport iheruka igikombe cya shampiyona. Birumvikana rero, utekereza imyaka ishize, ni myinshi, hafi imyaka 6 Rayon Sport idakora ku gikombe cya shampiyona. Byumvikana rero ko iyi kipe nubwo ari ubukombe, nubwo ifite abafana benshi, ariko ifite inyota yo gutwara igikombe cya shampiyona y'u Rwanda, ndetse ifite n'inyota yo kuba yasubira mu amatsinda ya CAF Confederation Cup. Rayon Sport yagezeyo, ni naho mpamvu abareba bavuga bati bishongora cyane kuri mukeba APR, bati ntacyo muzabitwara, ariko nitugera aho gusohoka ntabwo nicyo gipimo tuzareberaho cyangwa se tuzabareberaho. So uyu munsi rero ngarukanye amakuru ya Rayon Day cyangwa se umunsi w'igikundiro. Ni umunsi Rayon Sport itegura mbere yuko shampiyona itangira. Ngira ngo abafana b'ikipe ya Rayon Sport n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda bamaze kubimenyera ko Rayon Sport itegura uwo munsi mu rwego rwo kwerekana abakinnyi izakoresha muri sezo, ndetse no gutangariza abakunzi bayo imigabo n'imigambi y'iyi kipe. Basanzwe rero babikora n'ubundi mu rwego rwo kwegereza abafana ekipe, ndetse no kubabwira gahunda ikipe ifite mbere yuko sezo itangira. Uyu munsi rero nje kubabwira ko Rayon Day cyangwa se umunsi w'igikundiro wamaze kwemezwa n'itariki 15 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Perezida wa Rayon Sport Bwana Tadeo Twagirayezu mu kiganiro baherutse kugirana n'itangazamakuru bavuze ko bazahura na Yanga. Ntabwo bikiri inkuru, yari yaramaze kubikonfirma cyangwa se kubyemeza. Icyari gitegerejwe no gutangaza umunsi nyirizina iyi Rayon Day izabera. So uyu munsi rero nibwo byaje kumenyekana, nibwo amakuru yaje kujya hanze. Ni nyuma rero yuko ubuyobozi bwa Rayon Sport nkuko nabivugaga bwari bwabyemeje ko umunsi w'igikundiro uzwi nka Rayon Day, ikipe izakina umukino wa gicuti na Young Africans, ikipe ya Yanga yo mu gihugu cya Tanzania, ndetse ikaba ari nayo kipe ifite igikombe cya shampiyona cy'umwaka, imwe mu makipe kabisa ahagaze neza muri uyu mwaka w'imikino, dore ko yahigitse mu keba Simba Football Club, Simba Sport Club ikayitwara igikombe cya shampiyona. Ikaba ari imwe mu makipe akomeye muri Afrika, ndetse imwe mu makipe afite abafana benshi cyangwa se fan base ikomeye cyane. Mu mishize rero ubwo perezida wa Rayon Sport Twagirayezu Tade yagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru yabigarutseho avuga ko bazakina n'iyi kipe. Gusa
abo muri Tanzania nabo bashimangiye ko bafitanye uyu mukino wa gicuti na Rayon Sport ariyo bakunda kwita Gikundiro muri Kanama cyangwa se muri mu kwezi kwa munani, ndetse bazabitabiriye ubutumire bahawe n'ikipe ya Rayon Sport. Ibi rero bikaba byamaze no kwemezwa n'umuvugizi wa Young Africans bakunda kwita Ali Kamwe, wabaye umunyamakuru igihe kirekire, ndetse kuri ubu ngubu akaba ari umuvugizi w'ikipe ya Young Africans yo mu gihugu cya Tanzania. Ubwo rero bambazaga kuri gahunda ekipe ifite mu Rwanda muri uyu mwaka, umuvugizi Ali Kamwe yahise asubiza ko bazabaje i Kigali gukina na Rayon Sport umukino wa gicuti, ndetse akaba ari nabwo bazerekana abakinnyi iyi kipe izifashisha mu mwaka w'imikino wa 2025 2026. Ibi rero akaba yabivuze mu magambo akurikira, ndamukotinga ati reka mbwira abafana ba Young Africans tariki 15 Nyakanga 2025 Yanga izakina, Yanga tariki 15 Kanama 2025 Yanga izakina umukino mu Rwanda, kandi ni Yanga nshya. Ni gahunda yo kureba abakinnyi izatangira tariki ya 20 Nyakanga kugeza tariki ya 3 Kanama. Ubwo Yanga izakina na Rayon Sport izaba ari nshya. Ubwo Yanga izakina na Rayon Sport izaba ari nshya. So byumvikana rero ko yanakomeje kugenda avuga ati bizaba ari igihe cyiza cyane ubwo abakunzi ba Yanga baba bafite abana mu Rwanda, kizaba ari igihe cyiza cyo gupima DNA kugira ngo bamenye niba koko abana ari ababo cyangwa se barabeshye. Ikipe rero ikunzwe na benshi muri Tanzania, ikaba inafite abakunzi benshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yaherukaga i Kigali muri 2023 ikina n'ikipe ya Al Merrek Sport Club yo muri Sudan mu mikino ubanza w'ijonjora rya kabiri rya CAF Champions League. Bivugwa ko Gikundiro ishobora kuzatizwa n'abakinnyi bashobora kuzava muri Yanga nubwo ibingibi bitaremezwa neza. Ngiyo rero Rayon Day rero izaba tariki 15 ukwezi kwa munani mwaka 2025 bikazabera i Kigali kuri stade Amahoro. Oh my goodness, reba nawe Kigali yuzuye, reba Amahoro Stadium yuzuye abafana b'ikipe ya Yanga. Bavuze bati twe tuzamanukana abafana aho bashobora no kuyuzura bonyine. Rayon Sport nayo turayizi ko ari yo kipe kabisa ishobora kuzana abafana bagatitiza stade Amahoro. Twarabibonye uretse umukino wa Rayon Sport na APR wabereye muri stade Amahoro, nta yindi match cyangwa se n'undi mukino kuruza abantu ngo buzure kuri stade Amahoro. Ubu rero dutegereje ko Yanga kuri Rayon Day ikina n'ikipe ya Rayon Sport izaba ipfundikiye kabisa, ipfundikiye no hejuru kabisa. So ubwo rero ngibyo iby'uwo mukino, byumvikana ko Rayon Sport nayo igomba kuzaboneraho no kwerekana abakinnyi bayo bashya. So gusa mbere yaho Rayon Sport ifite icyo bita ngo Rayon Week bashobora kuzakorera icyumweru mbere yuko umukino wa Yanga cyangwa se Rayon Day iba. Bazaba bari ku Gisenyi, bazajya i Rubavu, ndetse bakina imikino ya gicuti n'amwe makipe bataratangaza ku ikofi ya Skol nk'uruganda bakorana ku ikofi ya Skol. Rayon Sport rero izajya ibintu byose Skol yamaze kubyishyura ikina imikino ya gicuti mu rwego rwo gukomeza gutegura uyu mukino wa Yanga Africans. Birumvikana ko ari umukino uzaba ukomeye gukina n'ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona muri Tanzania. Ugomba kuba witeguye dore ko Rayon Sport ari ikipe cya kugeza kuri ubu. Rayon Sport rero tunayigarutsemo noneho kuri ubu ngubu, amwe amakuru ari imbere cyane cyangwa se agenda avugwa nuko nyuma yo gusinyisha abakinnyi bagiye batandukanye, mbibutse ko bamaze gusinyisha officially, batangaje ko basinyishije Tambwe Gloire wavuye mu ikipe ya Musongati FC, akaba ari umukinnyi ukina hagati mu kibuga.
batangaza uwitwa Musore Prince, ni umukinnyi ukina kuri gatatu cyangwa se ibumoso wavuye muri Vitaro, ni umurundi nawe wavuye mu gihugu cy'u Burundi. Bamaze gutangaza uwitwa Mohamed Cheli wavuye muri Tunisia. Bamaze gutangaza kandi umusore bamaze gutangaza ko bongera amasezerano Sermogo Ali, bamaze gutangaza ko bongera amasezerano uwitwa Biramahire Abedi umwe mu bataka nyine bayitwaye umwaka washize. Birumvikana bamaze gutangaza ko basinyishije umunyezamu bita Drissa Kuyate, hari umusore witwa Tony Kitoga, yunguye nawe bakaba baramaze kumutangaza. Rushema Chris wavuye muri Mukura nawe bakaba tayari yaramaze guterekaho umukono ku masezerano y'imyaka igera kuri 2. So byumvikana rero ko harimo n'umunya Tunisia witwa Layane ukiri gusa we ntabwo baratangaza ko bamaze kumusinyisha, ariko kandi ari umuhungu witwa Ntwari Aimable nawe isaha n'isaha bashaka gutangaza ko yasinye amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport. Undi muntu uvugwa ni Abigirimana Abedi, umurundi wasoje amasezerano yo mu ikipe ya Polisi uri na hano mu gihugu cy'u Rwanda, nawe ngo biravugwa ko isaha n'isaha ashobora gutereka umukono ku masezerano mu ikipe ya Rayon Sport, akaba ari umukinnyi waza ari umukinnyi wa Rayon Sport. Gusa tutibagiwe n'umwataka Shadrack Bingi uri gushimisha imitima y'abareyo, ngo ibintu ari gukora mu Nzove ni ibintu bidasanzwe, ari gutsinda ibitego mu buryo budasanzwe, abafana bakamukomera amashyi nk'uko tubizi ku bareyo. Birumvikana rero ko amaze kwigarurira imitima y'abareyo. Baracyategereje Aimable Sabimana niba yashobora kugaruka mu ikipe ya Rayon Sport, dore ko akiri saga ya Aimable nahoze mbona amafoto cyangwa amavideo ye ari ku mucanga ari gukora imyitozo ku giti kiwe. Ubwo rero no gutegeza tukareba koko nimba Aimable nawe ashobora kuzagaruka muri ikipe. Gusa nanone harimo ikindi kibazo cy'umunyezamu Drissa Kuyate, ngo ntabwo urwego bamutekerezagaho ari rwo ariho. Umutoza w'abanyezamu Bakame, Ndayishimiye Eric bakunda kwita Bakame, umaze igihe kitari kinini nawe asinyiye ikipe ya Rayon Sport, ubwo ni umaze iminsi bakoresha imyitozo, akaba yaranabahaye proposal cyangwa se yarababwiye ati nimusinyishe Olivier Kwizera aka Gishweka. Uyu nguyu akaba ari mu Rwanda nyuma yo gusoza amasezerano n'ikipe ye ya Al Khab yo mu cyiciro cya kabiri muri Arabia Saudite. Byumvikana ko nawe ari hano mu gihugu cy'u Rwanda, aramutse rero abonye ikipe nka Rayon Sport byaba ari byiza kuri we, ariko nanone bikaba ari byiza kuri Rayon Sport dore ko football iyi minsi itangirira muri defense, kandi muri defense umuntu wa mbere n'umunyezamu. So byumvikana rero ko iyi Rayon Sport ikeneye umunyezamu ngo babona witwa Drissa Kuyate bitaracamo neza. Undi muntu tutegereje ko asinya baravuga ko ari umumediateri ushobora kuba yasinya ngo kuko bakeneye umukaseri, ubwo ntabwo turamenya izina rishobora kuza. Gusa undi mukinnyi nanone navuga ko mwiza cyane wasinya ari witwa Abdelaziz Harerimana bakunda kwita Rivaldo, umukinnyi mwiza cyane wakiniraga ikipe ya Gasogi, wanigaragaje cyane mu irushanwa ya Esperance Football Tournament riheruka kubera hano i Nyamirambo kuri Tapis Rouge, akaba yararitwaye iri rushanwa, akaba yarabaye n'umukinnyi mwiza w'irushanwa. Byumvikana rero ko ari umukinnyi mwiza. So hari ibindi bibazo bafite rero muri Rayon Sport by'abakinnyi bagomba kurekura. Hari uwitwa Omar Nyingi, president yamaze gutangaza ko Omar Nyingi bagomba kumurekura. Hari ibiraro by'amafaranga bamufitiye 7,500 by'idolari bagomba kuyamuha bagatandukana neza cyane. Asanana nawe bagomba gutandukana neza cyane. So abo ni bamwe mu bakinnyi bagomba gutandukana. N'uwitwa Suleiman Dafe ndetse n'uwitwa Jaro. Abangaba nabo bagomba kuva muri ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport rero ikomeje imyitozo n'abakinnyi bayo, uretse abanyasenegale uwitwa Youssou Diagne ndetse na Farenganye bataragira mu myitozo, abandi bose barahari. Kuko abahageze ku munsi w'ejo ari witwa
Ndayishimiye Richard umukaseri w'ikipe ndetse n'umunyezamu Patient bose rero bakaba bamaze kugera muri iyi kipe. Byumvikana ko ikipe noneho iri kugenda yuzura. Umutoza Lotfi akaba rero amaze no kubona umwungiriza witwa Haruna uvuye Haruna Ferouz uvuye mu gihugu cy'u Burundi, akaba afite lisansi A, akaba rero ari we uje kungiriza Lofty umutoza rero mushya w'ikipe ya Rayon Sport. Ngibyo rero ibyo muri Rayon Sport, ibindi tuzakomeza kugenda tubigarukaho umunsi ku munsi. Reka rero nkomeze mbabwire nti mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze musharing link ya Bunani Happy TV, abantu bakomeze bakore subscribe, ubundi dukomeze kugenda turya isi cyangwa se twishima, tuganira, tunezerwa, dusangira amakuru umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane.